twongere tubasuhuze inshuti bakundwa, inshuti z'umusaraba. Ahangaha rero turi ni ku Kamonyi, turi mu itabaro ry'umwana w'umusore w'umuhungu w'umukristo, aho yitabye Imana aguye muri pisine. Ni inkuru y'akababaro, gusa ikintu kinejeje ku muntu wese w'umukristo ni uko yagiye nk'umugeni, yarasezeye asaba ko abantu bazamubera mu itabaro, bazamwambarira nk'umugeni yatabarutse, asaba yuko bagomba kuzaba bambaye imyenda y'imyeru. Nk'uko rero mubibona, yagiye gutaha arabanza ahamagara papa we aramuganiriza, ndetse asaba n'indirimbo izamuririmbira mu gihe yatabarutse. Rero ahangaha turi mu rusengero, ni ku rusengero. Murabona yuko hari abantu benshi, ntabwo wababara kubera yuko yarabanye, yagiraga urukundo. Mana byagera kuri korali yaririmbagamo rero byo noneho ikaba ibindi bindi. Yari umuririmbyi, mbese yabanaga neza n'abantu bose amahoro. Ariko reka tuvuge kuri iki kintu, burya nk'umuntu w'umukristo koko ikintu cyose cyakubera igare. Pisine nawe yamubereye igare. Yari asanzwe amenyereye koga, yari asanzwe ajya koga. Rero nk'uko mubibona, uramubona yuko bamwijije, uramubona yuko abantu bose murabibona ko bambaye imyeru, murabibona. Mu by'ukuri nibwo bukwe bwe bwa nyuma, nk'uko Bibiliya ibivuga ko umuntu agira ubukwe bubiri. Uyu rero kubera ko yari umwana w'umuhungu w'umusore, nibwo bukwe bwonyine abashije gukora. Ubwo nyine ni uko twihanganishije imiryango ye, twihanganishije abantu bamukunda bose. Imana rero nibahereze umugisha.
abana muve mu nzira abantu barebare bajya inyuma bazamuye n'abana babo n'abavandimwe batandukanye n'abishwe n'urukumbuzi tuzabonanira mu ijuru n'abishwe